Ready? Set. Go. Hello. Hello. Karibu kumu. Mama Preneur. Cheers. Yes. Comfort zone, overthinking, imposter syndrome, financial na discipline. Ibyo ni ibintu bituma tutava aho turi ngo dutere imbere tujye aho dushaka. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Excuses. Yes. Mumeze neza ariko aho muri hose inshuti z'aba Mama Preneur abari kutureba uyu munsi nikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni Clarisse. Na Mimi. Let's get into it. Cheers to today's achievement. Always. Cheers. What are you celebrating today? Nimutubwire. Twebwe turi gucelebratinga ko turi muri studio. Sibyo rata. Muri kubyumva ijwi ryanjye ndasaraye. Maze icyumweru ndwaye. Yeah. You can't even guess isaha turi kurikodingiraho. But kudos ko twicaye hano turi kurikodinga and we are very grateful for that. We did it. Yes. Clarisse. Yeah. Yep. Excuses. Inzitwazo. Inzitwazo. Urwitwazo. Mutubabarire amagambo ya mbere ari mu cyongereza araruhije cyane kuyavuga mu kinyarwanda. Ariko turagenda tubisobanura kandi turabizeye. You guys are smart. Aba Mama Preneur baba barenze barabizi icyongereza barakizi. You got this. Yes. Yeah. Excuses, Clarisse, abantu bitwaza natwe twitwaza sometimes. Ni nk'izihe watubwiraho? Reka nkubwire mu izindi urazibwira. All right. Comfort zone. Kumva udashaka kuva ahantu uri hakuryoheye udahungabana. Ubona kuno niryamiye hano negamye gutya nimere neza, ntabwo mba nshaka kweguka ngo njye kwicara ahantu, you know, ku gasonga bugari somewhere, or, you know. So comfort zone, umuntu hari ahantu umuntu amenyera kumva atahava. Gutinya challenge, gutinya ibintu biguhungabanya mu mutwe, mu marangamutima, bituma ukora cyane, bituma gutinya failure. Kavuga uti okay, ibintu bishyashya ndahangaha nari nimere neza ntacyo mbuze nta n'icyo mbonye, ariko se kuki najya kwiyahura hariya hantu, you know, ntazi bizavamo, byapfa bitavamo, nayabura na failing bakanseka, namwara eko baba bazavuga iki? Nkanjye ubungubu nagombye kuba narashinze cano kera, hagize umuntu mbona kuri YouTube ngo baba rero ntabwo uyifite, nta discipline mfite, nta kimari. sibyo. So muri rusange comfort zone nkubwiye in general, kwanga kubangamirwa, kwanga kugira aga challenge wumva kakupushinga mu buryo udasanzwe umenyereyemo, nicyo kintu gituma umuntu adashobora kuva ahantu ari ngo agere ahandi hantu agera muri rusange. The tricky part ni uko ari ibintu biri unconscious. Yeah. Ntabwo ubimenya kuri kwanga kuva muri comfort zone, kereka iyo wicaye ukaba real with yourself, ukibaza. Naho ubundi it's almost like a trick ubwonko bwacu budukina. Nzabikoresha. You know, za excuses, za zindi ziri basic ushaka kuvugaho. Nsobanurira. nkubwire, izo ngizo ni utwitwazo mu izina rya Yesu, ni utuntu turi basic, kuko nje nkakugisha inama nkaguha excuses nk'izo ngizo
wahita umbonera solution, you know. Nose Um, umbwiye ati nta time mfite mba ndi busy. nakubwira twicare turebe ibintu utamo umwanya. Social media, how much time do you spend on social media? Eh? Maybe wigeze usaba umuntu ngo agufashe, you know. What is one thing you can let go kuko ibintu byose ni balance? Ni icyo ushobora kuretinga go kitaguservinga ukamakinga time for this one. Asha ubwenge uzi. Okay, good one. Yeah. Ntumbaze amafaranga kuko solution y'amafaranga sinayikubwiraho. Oya, niyo nshaka kumva. Ntumbaze amafaranga. Urumva amafaranga biraza gusubira kwa kundi ku overthinking. Gukomeza ibintu, kubikaza, ugahita wumva ngo tuvuge wenda urugero ndashaka gutangira Airbnb, maison de passage. Ugahita utangira kuvuga ati nzahita nshyiramo amashuka y'umweru, amayesume y'umweru, imisego mishyashya, decoration za bling bling ihisiba 5 stars. Ahubwo utavuze ko niyo Airbnb iyo nzigomba kuba ari yawe wayiguze. Not nyine kugira ngo bikomeze, kugira ngo bikomeze. Urumva ugahita overthinkinga, ugahita uyigira 5 stars utanaheye no kuri 3 stars. Kandi mu by'ukuri ugiye muri Airbnb wanagenda n'iya 3 stars ukumva uri comfortable. Niyo yari principe ya Airbnb. Ugahita uvuga ati ndashaka gutangira gucuruza, you know, imyenda. Ugahita utekereza rya duka ry'ibirahure riri muri quartier. Shano guhita uhera kuri Victoria Secret cyangwa Express. The overthinking niyo ituma ihita iguca intege, kuko ubwonko bwawe sabe bukubwira ati ibyo bintu biri out ya comfort zone tumaze kuvuga. Solution rero, what do I have? Niba ushaka kugurisha imyenda, hera no kuyo ufite mu kabati umaze imyaka ine utambara, ugurisha kuri Facebook, you know. Flipping, numara guflippinga, you know, ugure kuri AliExpress. Numara kugura kuri AliExpress, ejo bundi uzajya noneho gukoresha mu ruganda, utangiye gutekereza kujya mu Bushinwa, kujya kurangura cyangwa Dubai, I don't know, cyangwa kudesigninga your own. Kuri biriya bintu twavuze nyine hari izo nzitwazo, hari na biriya bintu bikomeye nka imposter syndrome. I'm the queen of imposter syndrome. Kandi on the outside abantu bandeba avuga ati mimi nta kintu cyamunanira. Nanjye mba mbona wazana n'ingwe mu mujyi. Ibyo bintu ntabwo uri uwa mbere ubibwiye. No muri comment kuri TikTok hari umuntu wavuze ngo uzaza. Ngo ngwiki hari umuntu wabikubwiye. Umva hari wa mukecuru uri kubyina ngo onzambe. Ntago muzi. No kwitinya. Nta nubwo ari no kwitinya gusa. Ni hahandi uvuga umu imposter ni umuntu uri ahantu atagomba kuba ari. Ni nk'igitotsi, harya ni igitotsi mu mata. Urumva ukavuga ati biriya ni iby'abakire, ndinde kugira ngo nkore kino kintu. Ubwonko bwawe nibwo bitabukubwira. Imposter syndrome ni hahandi uba wikandagira wumva ugiye ahantu waba ushanutse wisumukuruje, utadeserving ibyo bintu utabikwiye.
njyewe uzi ukuntu nayisobanura Mm. imposter syndrome ni lack of confidence cyangwa kutigirira icyizere Mm. urumva Mm. wowe urashoboye ariko you need validation muri wowe uri kumva you cannot do it ariko actually you can so lack of confidence niyo ishobora gutuma umuntu yitinya agatinya gukora icyo akagombye kuba arimo gukora njyewe nguhaye nk'akagero njya kujya gushaka akazi muri banki abantu nka tiriyari barambwiye ati akase wowe ngo baba reka nta muntu ujya gushaka akazi muri banki ukamereza y'abanyamerika ahubwo wowe batakaguhaye baba ari abasazi urumva noneho nanjye nyine nkumva bindemo nyine ukuntu ugase wamugana abandi bose uko mbona bakambwira ati amva warize ekonomisi hano wakora iki mwana twese tujye muri nursing right hari umunyarwandakazi wari wabona kuri banki akwakira iyi nyine nta n'udire narabonye nyine tu ariko nza kubona umwana umwe one shiftinze ankiza icyo bita imposter syndrome anyibutsa ko nize we urumva shout out ako kantu to Angela umuntu wize hano and oh my gosh irindi zina rye ntago ndivuga ni kuko wenda ntago byari ngombwa ko muvuga kuri YouTube ariko the girl is oh my god umwana yize nk'ibyo nize aranganiriza turaganira arangije aravuga ati warabyize ubwo uri mu biki anyibutsa ibintu byose ndangije nitekerezaho ndavuga nariko ndi fake pe master's degree ndahanga mfite ubwoba bwo gudepoza narabyishyuriye what right mbwira Angela niburetse gato mu gitondo umva nabifatiye ikintu bita umwanya mimi na depoje ahantu hose ntekereza mu kwezi kumwe muri uko kwezi na depojemo nari nkozemo interview nk'eshanu akazi nari ngatangiye wait Clarisse nabizi ko umva turaryoherwa tukibagirwa professionalism oh my god okay mu content creator abantu banje bigisha ko they have to do call to action call to action rero yacu iroroshye nimba kino kiganiro kiri kukuryohera I'm pretty sure ko hari uwundi mu friend uri kuvuga ati uyu muntu kano kantu kamwubaka nawe tumukandira share umwoherereze kano kanya uza kumusobanurira twarangije nukuri waduha like waduha comment kimwe muri ibyo subscribe yo ndabizi ko wamaze gusubscribing reka twikomereze ibyo twari turimo reka dukomeze abakunzi bacu turi kumwe 5/5 yes ariko reka tugaruke kuri iki kintu umunyarwanda uri mu mahanga reka mbatondekanyiriza ibintu bibasibira imposter syndrome uvuga indimi nyinshi kurusha abanyamerika wize muri system iri tough kurusha y'abanyamerika abanyamerika mu by'ukuri bari so assisted utsindwa bakaguha rattrapage buri kintu cyose wafashe indege 90% y'abanyamerika ntibazi yuko umuntu akeneye na passport gutravellin wavuye muri iya comfort zone twavugaga utasona nyoko n'abavandimwe bawe ahantu wakuriye uzi baraguterura bakujugunya ibirometero ibihumbi bingahe yet you survived niyo waba uvuga icyongereza cya turaturye umunyamerika umubwiye ngo akubwire ngo turaturye mu kinyarwanda ntabyo yavuga so bajyaga bambwira icyo kintu cya turaturye umva iyo ngiye kwiga ururimi rushyashya mpita niga I'm hungry give me food tujye kuri discipline
kuko ebana iyo ntago ari domene yanjye pe. oya urandebye usanga ndani matrice Oya reka nkubwire kuba ufite like an established business muri kino gihugu itari za nyine za business zo muri quartier, ufite LLC, ufite website, uri ku Google, chat GPT nzi ikuzi, chat GPT iramuzi, my friend AI knows me. AI muzi, sibyo? Kuba organize muri business yawe ukaba uyikora igakomeza igastandinga, it requires commitment and discipline. Kandi numva discipline, ibi byose ni theory ariko discipline iri very practical, ariko abantu benshi ratunanira. How does a grown person, umuntu warengeje cya gihe cy'igiti cy'ikigororwa cy'ikiri gitoya, yagira discipline avuga ati njye ndabizi ko ndiye discipline, example me, ndashaka kugira discipline. Umubise ikibazo cya danger, ariko ndaza kukubwira njya akantu kankorera mu kugira ngo ngire discipline. Icyambere, discipline irigwa. Discipline ntago ari talent, ntago umuntu avukana discipline ngo ndayibure. Discipline irigwa, ni behavior, uyikacinga anywhere bitewe n'imirimo ukora ya buri munsi cyangwa ibyo ukora bya buri munsi, environment, abo mugendana, ibyo utekereza, ibyo usoma, everything bikombayiningira hamwe kugira factors zituma discipline yawe iba ubwoko bwa discipline ufite nyine. Nuko uyihinga. So rero discipline kugira ngo ugire inziza nuko ucuzinga ibyiza, ufata icyemezo cyo gucuzinga ibyiza kugira ngo ugire discipline nziza. So muri rusange ikintu nakubwira nuko it's a habit, ni training nk'iyigisirikare. Ntabwo umusirikare yavuye iwabo mu rugo agenda afite iriya discipline nk'iy'abasirikare yo kuvuga ngo gahunda ni gutya, kubyuka ni 11:00, hanyuma gahunda ni gutya, gahunda ni gutya, gahunda ni gutya. So aragenda agakora icyo bita training. Nawe rero bitewe n'icyo ushaka kugeraho, wihereza training, ugapracticinga, hanyuma ikindi ukirinda overwhelming, ukasetinga habits ziri realistic mu gihe ukirimo gutangira kwiga kuzageza ibintu bifashe. So hari igitabo nkunda cyitwa Atomic Habit. Icyo basobanura ukuntu umuntu practicinga ku creatinga good habit mu minsi 21. Ni ukuvuga ngo ushobora gupracticinga nubwo wavuga uti reka mfate aka kantu nkagerageza kugakora 2 minutes a day, ariko bibe habitude, making sure yuko ukomeza ukabikora utabiskipping. Nubwo wabifata amasegonda 30 ariko ikaba ari cya kintu mu minsi 21 byiba byabaye habit, ari byo noneho ari wo muco kuranga, ariyo discipline yawe. So gusa icyo nababwira cyo discipline irigwa. Ikindi bitewe na why yawe, bitewe n'ikikugenza, bitewe n'icyagushyiguye ukavuga uti ngiye gukora iki kintu. Discipline igufasha gukomeza iyo nta motivation ufite, ariko why yawe nayo niyo ituma udakwitinga. Ugafata icyemezo ukavuga ati bino bintu kubera impamvu runaka izi nizi zatumye mbizamo, regardless of how I feel. Ndabyizereka. I gotta do what I gotta do. Ntago ngomba gukwitinga. Ndumva icyo ngicyo nabivugaho. Amen. Ndagusubije. I really love like atomic. Just a tiny
akantu think gatoya akantu gato like wakora kakaguhindurira ubuzima ariko ukagakora pe gake gake biraza atomic nyifata nk'akabuto k'urusenda Mhm. ukarebye wagasuzugura ariko impact kagira ayaya is very big karagutwika se nikagutwika karagutwika kagutwikira so iyo atomic habit rero nako kantu gatoya wakora ariko kakagira impact nini ibyo wifuza kugeraho hanyuma ahubwo wereka nanjye nkubaze je kunkaranga oya ntabwo njya nkarangana Mm, umuntu mm, uba afite ibitekerezo mm, ariko overthinking akajya mm. yumva ibintu byose agahora abyanariza abitekerezaho akagira icyo bita analysis paralysis Oh, ra. sobanura ukuntu umuntu ufite excuse umuntu wumva impamvu ataratangira ari uko akibitekerezaho akibikoraho research akaba amaze imyaka 5 akibirisacinga ataratangira urabivuga iki Analysis paralysis. Hey, overthinking overthinking. Mana yanjye we. Ni ukuvuga ngo ibintu urabitekereza cyane ukaba stuck mu mutwe wawe. kandi ni excuse pe ese niba ibintu kibikoraho research wabitangira ute Nimba ibintu uhora ubitekerezaho ukabikoraho research n'ibiki. Switchinga ujye mu mwanya w'undi muntu akubajije kuri iyo subject, kuri iyo topic. Bakagukubita hariya on the spot bakakubwira ati umuntu wagombaga gukora kino kintu cyangwa wagombaga kukivuga nta kibonetse kandi ndabizi ko ugikoraho. You have to cover uyu muntu iminota 30. Tugaruke kuri ya atomic. What is the smallest, simplest thing wasobanurira abantu batabizi cyangwa wabwira umuntu utabizi ati this is where you start from. Ugasubira inyuma nkaho uzi ko akunda ubwira umuntu ngo you just urumva nk'umuscientifique agiye kugusobanurira ukuntu umuntu ahaguruka yakubwira muscles zose ukuntu zicontractinga n'ibiki byose urumva ariko umwana yakubwira ati just put your legs down and stand up sibyo just do it urumva ukavuga ati okay ndabizi ko bisaba ibi n'ibi ariko what is step 1? Just do step 1. Ntutekereze kuri 2, 3, 4, 5. Just do step 1. Igihe cya step 2 nikigera kubera ko wabikozeho research n'ibiki byose ubwonko bwawe ufite already the information uzahita bushyiramo step ya 2 kuko iyo ugiye kugenda cyangwa kubyuka cyangwa gukora ibintu uzi ntabwo uri kubitekerezaho it's automatic. Now information, you already have all the information you need to start. Ubwonko bwacu buba bwabibitse gusa kuko bitari necessary aka kanya. Ariko ubwonko bwacu buri so perfect ni nka computer. Don't think about the whole thing. N'umuntu uri kubaka inzu ntabwo ahita atekereza ngo foundation y'amadirishya n'ibiti byose nujya kubigura ahera ku amabuye yarangira akakora the next thing. Okay. Ubwo ibyo ngibyo byafasha n'aba perfectionist abantu babumva ibintu byose bigomba kuba like niya zone niya comfort get uncomfortable urumva expand nimba comfort zone yawe yari bya bintu biri out of the comfort zone kuri ya Clarisse yabivuze komeza ubikore ku buryo nabyo biba comfort zone then you you expand your comfort zone. Okay, so just do it nk'uko Nike yabivuze. Kakantu wigeze kuvugaho ko kuvuga ngo nimba udashobora kwiruka
niba udashoboye kwiruka genda n'amaguru tambuke kabisa niba udashoboye gutambuka kamba ariko kamba ujya imbere moving sibyo move forward nunagwa sha uzagwa imbere gutya wikurure uzakubita agatwe nk'abasirikare k'inyuma, you know, there you go. Yeah. keep on Just moving stay in motion, if that makes sense, even if it is slow motion, as long as you're motioning sha you okay. wari wabona k'akavideo k'ukuntu intuza iyo bashyize akanyamasyo n'urukwavu muri kursi harimo n'akaririmbo k'abana shaka kanuza dakibagiwe akanyamasyo kaza nako intuza bakamena taro urukwavu ruraza rukiruka rwarangiza rukaba distracted bla 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 rukarya agakaroti somewhere ugashaka karoti rukareba ngo ibyo tuno twatsi turimo iki akanyamasyo gahoro kagera kuri finish line. So financial twayavoidinze but let's ariko talk about twanayivuga ariko se twayivuzeho guflippinga n'ibiki okay twayivuga start small, you know, start with what you have. tugiye kubaha assignment rero financial shouldn't be a problem for you. Hari n'amabanki atanga loan, so shani niko aha muri maze na credit card uzigura uragenda ukazigura isakoshi nangazwe kuyitangiza business sha murasesa. I know wana kwikopesha byaho oya guhomba ariko reka tureke guhomba. That should not be option. An option, you know? Yeah. That shouldn't be an option. But when it happens, it happens. Yeah. Icyo nakubwira nicyo nuko umu entrepreneur ahava akagera. Definition ya mbere ni risk taker. So let's do it. Ushobora ikintu kitawokinga nukujya gusaba umuntu amafaranga. Ariko wakwibaza ati niki mfite cyangwa nzi ushobora gukora in exchange y'amafaranga. Niki ushobora kwiyima akahe karankorera bya hatari akahe ukuntu ujya uvuga ngo iyo umuntu adafite amafaranga aba afite time. Baba we time is money. You either have money or time. Nimba cash ntazi hari ko mfite time, what can I do? Service, use your brain. Be humble. Niba ntayo ufite, invest your time in ikishyura kuko idolari wakoreye ukoropa n'idolari umuntu yakoreye akodinga byose ni $1 kandi they all look the same. Yeah, I'm talking to myself right now. Be humble. Nimba ukeneye kujya kuwipinga butts for quite some time. What? Why did you bring this in here? Twari dushoje kabisa. You know, remember your why, ube humble. Uvuga ati ni iki gikenewe kano kanya. Urumva? Njya mvuga nubwo ntarakira. Njya mvuga ni gukena muri kino kinyejana tugezemo. It's a crime. Ni n'ubushake. You know why? I'm getting back to my job. Social media, ufite telefone na bundles ukaba ukene. I'm telling you, it's a crime and I'm part of the problem. Oui. Clarisse, reka mbigusobanurire. Nujya ureba umuntu ufite kuri Instagram cyangwa kuri whatever platform,
utanakora na content ziwe akora reaction kuri content z'abandi cyane lip syncing lip syncing kubyina amasegonda 30 noneho hariho na content ziri no face zadutse faceless content reka faceless content hari igihe ryigeze ku breaking the internet turabyibuka no I don't igi riragenda umuntu afilimi afoto nimba ari ifoto y'igi nimba ari video I think it was a picture and that picture got views because the internet umuntu ajya kuri internet kwiruhura what was the egg was what it was just igi riteretse aho handitseho the egg nothing crazy, else right this algorithm is not fair now ndikuitekereza why is not pushing my content kandi genchizi you have to think different nk'umwana abantu bakuru ntago basucceedinga kuri social media kuko we overthinking again overthinking ntago bizoro urumva hari chano kuri YouTube y'umugati ugwa over and over okay it's the same video itatine y'umugati bam ibiri kurebwa n'abantu nka 200 because the internet is for kids my god you know no utubwije ukuri rero twe dushaje nta kintu turi gukora mbabwije ugomba guthinkinga ngo what can make my kid laugh akaba ari byo jugunyaye urumva cyangwa ni iki cyaruhura umuntu mu mutwe kuko nawe urebye ibintu bigusetsa kuri internet ntiwanabireba unicaranye n'undi muntu you're right the simplest things urumva I'm gonna give a shout out ku muntu witwa Dani my friend Dani afite a TikTok ifite 50,000 followers wow arikodinga kuri telefone igashiramo umuriro agasubira kuyisharija sometimes he asks his friends bakaza bakamurikodingira but he's so committed to his craft atangiye kumenyekana I mean arahe can you tell me yes yabaye monetized kuri YouTube uri kumbwira ko nimba udafite ubu ngubu uri kundebera hehe nimba udafite telefone na mugenzi wawe wabuze umuntu utira telefone content z'ubu ni amasegonda 8 kugeza ku munota 1 wabuze umuntu gutiza telefone to record if 10 seconds video nta time afite hello ubwo rero ufite money if you don't have time you have money then you pay people to do the thing wow it's either one nimba udafite amafaranga what do you do with your time ko ibintu byose bicosting let's not keep arguing about amafaranga umuntu ashobora kusaba amafaranga nkamubwira ngo ntayo mfite ariko wambwira ati ndabona ukeneye iki n'iki wakigukorera kuri make ninjye wakwiteje that's how I will approach it ubu ngubu nawe ejo nzakwaproachinga nkubwire ngo Clarisse uwaguca senkane aho kugira ngo uriya muntu aguca ijana nkakugirira social media you know do it 10 times ufite sense you know ninjye wabikubajije ko ukuntu ukunda kugakoresha ako kantu ni wowe wabimbajije kandi iki kiganiro is to hold ourselves accountable this hold me accountable as well kuko I have everything yet my social media is I have nothing overthinking procrastination brother ntago twavuze kuri procrastination uretse gato kambanze mvugane n'abamama Preneur abantu bari ko twumva oya kino kiganiro ubumva ukuntu kiba kinaryoshye nukuri hano ngera nka excited kandi ndifuza ko abantu benshi
niba hari umwe ubenefitinga tukabona positive feedback byaba byiza tugeze turicinze no ku bandi bantu benshi. Yes. So please besties kuko turazi ko twamaze gukundana share please, musharinge n'inshuti, musharinge n'abavandimwe, musharinge musubscribinge, mudusupportinge social media zacu tubabone, mubigire business zanyu, mubyivangemo mubyegereze umutima ngaho twikomereze. dukomeze. Procrastination kariya kaginga uyu munsi ni iki cyatumye nibuka ijambo kaginga kariya ko kuri i kariya ko kuri ukuntu uri guseka urwaye inkorora. Procrastination is the devil. Ni ukuri ariko njye akantu ka procrastination njyewe nabonye ni lack of skills. Njyewe iyo ngiye guprocrastinating uza ahantu mpera kubingora nsubira inyuma genda mvuga ngo bisobanure neza unaduhe n'urugero. The last time you procrastinated. The last time I procrastinated ni ahantu mba ndi kuvuga ngo iki kintu ntabwo ndi kucyumva neza, ndaza gukora research twavuze, ndaza kubyigaho noneho nze kubikora, reka mpere kuri tworoshye vuba vuba cyapfa cyandukure mu nzira noneho kano ndaza kugafatira umwanya. Guess what? Kugafatira umwanya bitabiba kukima umwanya nkazagashyira bikarangira procrastinating. Urumva? Iyo ntago ari procrastination. Ubwo ni iki? Ni avoiding, ni mechanism de defense. Do that. Ariko mfite akantu ndi gupracticinga muri iyi minsi kari kunkorera umuti. Ka kantu ko gukora to do list ugendeye kuko ibintu bimeze noneho nsigaye mbicurukura. Do you start with the hard things or the easy ones? I don't start with hard or easy. I start with the urgent. Ibyihutirwa nkakurikizaho ibiri important, iby'ingenzi. Actually I start with the very urgent and important, nkakurikizaho ibiri urgent gusa, nkakurikizaho ibiri important gusa, narangiza ibindi byose bisigaye nkabisiga ahasigaye hose ku buryo binaniye byanze nibyo na procrastinating aho cyangwa akaba ari byo nahindura. Otherwise I would procrastinate ku bintu byangombwa. So kandi procrastination nta nizatugeza. Guys, try my stuff cyangwa namwe mushaka indi kandi kantu aba procrastinator biriya bintu Mel Robbins yavuze byo kuba rusubiye inyuma. Yes, and launch yourself like a rocket. Kabiri gatatu haguruka. Kwagiye 5 second urumva 5 second rule. Ikindi kintu gikora ni reward. Sindi bukora iki kintu kinshimishije ntarakora iki ngiki kitanshimishije. Ndashaka kureba filme ndayireba nyuma yuko maze koza ibyombo. That's me. I hate ibyombo. I hate ibyombo. Let me do bino byombo ndi gutekereza ngo nuko ngiye kujya kwicara filme kanjye ndaza reward system. Umva mujye mwibuka ko we have to be ruled by the inner child. Nuko ya sticker za Spider-Man. Yes, nubwo turi abantu bakuru to be ruled by the inner child muri twebwe. Nukuvuga ngo ukoresha logique yawe y'umuntu mukuru ukabwira yo inner child ati mfite aka ice cream cyangwa mfite aka biscuit hariya, reka nkore kino kintu ndahita nkora ka cyayi takabiscuit kanye cyangwa mfata akagati kanye whatever. Umutherapist yarambwiye ngo make a list of the things that make you happy. First of all, kujya kuri movies which
nari maze kuva nagira utaragera nabyara I had never like najyanagayo n'umwana nkareba wowe filime utarareba z'abana iyawe ntakijya kuri that pleasure yo kugenda ukagetinga the popcorn the ticket kugenda at the movie maybe with a friend or so naherukaga kubikora ntanabyara shaman going to the unyibukije movie seri surprise taking a nap taking a bath self care ndabyibutse ko ukunda kuryama kinisha kuryama umva I love naps ariko noneho bath like let me clean my bathroom ubundi mpite ndaninga a big bath chiringemo mpite nihereza n'akaga filime ese ko mba numva uri muri luxury you know ni ibintu bitoya uzi umushuti wanjye yarambwiye ngo najya afata bath aba hano muri Amerika afite iki bathtub kinini nahise mvuga imaziki like umva nahise mwohereza the recipe umunyu essential oils and everything give yourself a bath nkanjye nyiranenga kuri Severance ako kantu usanga kati atazagira umuntu uza gucunga kuri Severance ibyo nateguye sinakubonye n'agashampanye n'uturabyo was it your birthday ngira ibirori ndi kubabeshya ntago ntegura kuri Severance gusa terwa nuko naramutse umva but it was my birthday it was my birthday it was your birthday that was beautiful your list rero when you make the list y'ibintu ukunda the things that make you happy ibintu bigushimisha then ukabimenya ukazajya uvuga ati okay I'm not happy about doing this but after nyuma yo gukora iki ngiki I can do this kwihereza kwihemba assignment kamwe numva n'abakunzi bacu ni kamwe nako kugenda bagafata urupapuro na bike bakandika inzitizi inzitwazo excuses wumva zibatera kuba badashaka gutangira icyo bashaka gutangira like imishinga yabo iryamye bandike muzaba muzo twavuze cyangwa n'izisa nazo n'utwana twazo ikintu cyose utekereza ubitekereza uvuga uti niki kimbuza gukora iki kintu ucyandike numara kucyandika rero utekereze kuri iki kiganiro cyose twavuze urebe ni akahe gatekinike iki kiganiro cyagufasha kukuva kuri iyo excuse yawe ugashyira ibintu mu bikorwa ijambo ry'umunsi ni atomic ni akahe kantu atomic wakora gato cyane then wihe deadline unagire umuntu wubaha unatinya ubimubwira umubwira ati ndashaka gukora iki n'iki step ya mbere ni iyi itariki niyo uzabimbaza samaze aho bigeze you are about to be amazing reka tubasigire utwo ama Preneur we love you. We do love you. We want to see you win with us. So ntekereza yuko uyu munsi twabahaye ibintu biryoshye ariko turashoje. So reka tusoreze hano uyu munsi nakagaruka murabizi buri wa kane saa 12 za nimugoroba Eastern Time and saa 11 Central. So naho gutaha saa 6 GMT harya buriya mu Kigali saa 6 za nijoro z'i Kigali. We love you guys so much. Naho gutaha. Go be amazing. Bye bye. We love you guys. Bye bye.